barabonye barabikorera ubwitange ariko impungenge dufite ni kandi zumvikana n'uriya muryango wo kwa Rugema ariko avana ngomba kuba ubitekerezaho neza ikintu tuzawukora mu gihe tuzasanga baba ari ibintu byanyuruye ndumva byanyuruye ikibazo mfite sinzi umuntu ukwiye ariko tuze nini tubwire ikibazo ufite kandi utekanye ngaho tubwire mami ntabwo byoroshye ndabizi ko bigukomereye pe ushobora kuba ugiye kutubwira ibintu bikomeye ariko nyine nawe ujye ukomera ariko ube intwari y'umukobwa tubwire bohoka utubwire ikiri ku mutima wawe mama arakubigera bikanga komera Iribagiza ariko ntabwo yisubiza ari ukurira wenda twakugira n'inama ntabwo mfite gahunda yo kurira so tell us please Iribagiza bohoka utubwire narakubwiye ngo ni umubyeyi wawe cyusa n'isheri wawe nta kintu waduhisha rero ujye ureka dusangire ubuzima bwawe ariko turiye ibibazo tell us mami ntabwo mama wanjye yigeze apfa kuki Iribagiza ntabwo mama wanjye yigeze apfa ko mama ntabwo yigeze apfa ibyo bintu wabikuyeho Iribagiza noneho ikintu gitangaje yego impanuka yahitanye umubyeyi wanjye umwe yego we papa wabyibutse nabyibutse komeza utubwire yego umuntu wabiteje ni Rugema niwe wakoze mu mbarutso imodoka ikora impanuka Rugema tujuru Rugema papa yitaba Imana yesu mama ntiyapfa ubwo iki hanyuma ajya he n'ikimenyimenyi dushyingura umurambo umwe ari we wa papa wawe ari we wa papa ikintu ndi kwibaza kugeza ubu mama mbyari ari he cyusa urugamba tururwanya gute mama wanjye Iribagiza amakuru yafite neza mama iteka iyo nibutse ibyo nibutse byose biba ari byo okay ibintu Rugema niho biri inyuma ibyo ari byo byose Rugema azaho mama ari Rugema umugabo wa Nyirantambara yego okay Chérie ariko noneho wasasa ndi muzima ndi muzima ntabwo ngaho ngo mama wawe ntabwo yapfuye ngaho Rugema niwe ubiri inyuma ngaho ibiki niba muri abiri inyuma nyine biri inyuma none si ibijyanye n'uko mama wawe yaba atarapfuye ibyo bikura tell me ndi muzima hakurimo uravuga amangambo no ibintu ndi kuvuga mbihagazeho cyusa Iribagiza ni muzima ikindi kandi ibi bintu mama we ntiyapfuye ari hese uretse twumve umusaza wanjye akwiye kubimenya akabikurikirana bakunzi b'inzira y'umusaya tugiye kureba ibintu bigiye kuba byakurikira kuri iyi episode irangiye se biraza kuba bigenda bite ko tubonye ko Iribagiza amaze kuba yabona ko mama we akiriwe abyibutse byose tugiye kuba twabirebera hamwe rero nimba tubashije kuba twagenda kuri uyu munota tukiri kumwe ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe banza urikandeho nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza yuko ni ibintu byinshi bibashije kuba byaranga iyi filime kuba Iribagiza abashije kuba yakibuka ko mama we akiriho n'abantu bari kwibaza se ngo ubukwe bwa Cyusa ndetse na Iribagiza buzaba ryari byose turaza kuba twabirebera hamwe kandi nimba wifuza ko ubu bukwe buba muri no minsi kuri ino episode iraza kuba yakurikira iyi ngiyi hasi muri comment muvuga ati dushaka ubukwe bwa Iribagiza na Cyusa yuko tugendera ku bitekerezo byanyu kugira ngo tubakorere filimi yanyu inzira y'umusaraba mukunda muri benshi yuko ibintu biri kugenda biranga ni ibintu byiza cyane bikomeje kuba byashimisha abakunzi bayo aho twamaze kubona noneho rurangirwa ko nawe yabashije kuba yakira noneho akaba yibutse se Rugema we ibyo biraza kuba byagerayo kubera ko twabonye ko ari we ufite mama Iribagiza mu cyaro ari umugore wa Rugema mu cyaro ese biraza kuba byagenda gute byose tugiye kuba twabireba rero nk'uko mubizi Rugema ntabwo ari umuntu mwiza ibintu yabashije kuba yakorera uriya mugore mama Iribagiza kubera ko twabonye ko babyaranye n'umwana se yabikigenje gute byose tugiye kuba twabireba rero nimba ubashije kuba wagera
kugera kuri uyu munota tukiri kumwe ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe urikandeho kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, kandi ujye muri comment utangemo ibitekerezo by'uburyo ubonamo filimi zawe musaraba kugira ngo dukomezanye. Rero Rugema ibyo ntago ari ibintu byiza cyane kubera ko mumumenyereye ku bugome gusa, ntago uyu mugore kugira ngo babane ngiye kuba nakubwira ikintu Rugema yabashije kuba yakoresha, kubera ko Rugema atigeze akoresha ikintu cyiza, yabashije kuba yaruga uyu mugore abasha kuba yabura ubwenge bwibutsa nk'uko iribagiza yari ameze. Muribuka abantu tumaze iminsi tureba na filimi yacu Inzira y'Umusaraba, muribuka neza ko iribagiza nta kintu yibukaga cy'ibintu byamubayeho, yabanje kuba yanywa umuti wa mbere anywa n'uwa kabiri. Rero ni ibyishimo gusa kuba iribagiza yarabashije kuba yanywa umuti wa kabiri akabasha kuba yakibuka buri kintu cyose, akaba amaze kuba yakibuka ko mama we akiriho. Ese mama we kubera iki we abana na Rugema kandi azi ko yamwiciye umugabo? Rero Rugema ntago ari ibintu byiza yabashije kuba yakora, kubera ko Rugema yabashije kuba yaruga ibyo uyu mugore nk'uko iribagiza yararwaye. Uyu mugore ntago afite ubwenge bwibutsa, rero Rugema yari yaramuroze kugira ngo atazigera yibuka. Nawe uri kumva ko akeneye umuti kugira ngo yibuke, niyibuka ibintu byose Rugema yamukoreye, uri kumva azahita atangira kuba yakanga Rugema, atangire kuba yafatanya n'abana we iribagiza na Rurangirwa. Nta nubwo uyu mugore akibuka ko afite abana kubera ko Rugema yamuroze, ntago azi ko afite umwana bita iribagiza, nta nubwo azi ko afite umwana w'umuhungu bita Rurangirwa. Nta kintu na kimwe yibuka, nta nubwo azi ko yigeze kuba yagira umugabo, kandi turabizi neza ko iriya mitungo Rugema yose arimo mu mujyi arimo avuga ati wowe ugomba kuba waguma hano mu cyaro kubera ko ubuzima bwo mu mujyi butoroshye. Nuko Rugema hafite undi mugore, uyu mugore ntabyo azi, ntabwo azi ko afite umugore bita Nyirantambara ndetse na Mama Kanyana nk'uko twabibonye twese, yuko uyu mugore yabuze ubwenge bwibutsa nyine nta kintu yibuka na kimwe. Niyo mpamvu Rugema usanga amuyoboye mu cyaro ugasanga aramubeshya, ariko se uyu mugore namara ko yakibuka bizagenda ute? Rero nimba tubashije kuba twagera hano kuri uno munota ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe urikandeho, nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe by'uburyo Rugema ibintu yakoze, kubera ko yakoze ibintu bitari ibintu byiza cyane, bitabashije kuba byashimisha abakunzi ba filimi Inzira y'Umusaraba na gato, kubera ko yaroze uyu mugore mama iribagiza kugira ngo ntihagire ikintu azajya yibuka nk'uko iribagiza yari ameze. Uyu mugore akaba atakibuka buri kintu cyose, n'umwana we n'abana be afite iribagiza ndetse na musaza we Rurangirwa nabo ntabwo abyibuka, nta nubwo azi imitungo afite kubera ko Rugema yamukoreye ibintu bitari byiza cyane. Rero Rugema mwamuyivugaho irihe jambo, kubera ko Rugema ko tumaze kumumenya ibintu yabasha kuba yakora ntabwo ari ibintu bishimishije, yuko uyu mugore yakabaye ari gufatanya na iribagiza ndetse na Rurangirwa bakaba bashyira Rugema hasi, ariko uyu mugore uri kumva ko ibyo bitameze neza kubera ko nta kintu yibuka. Rugema yabasha kuba yamuroga. Rero uri kumva ko filimi yacu igiye kuba yaryoha cyane, kubera ko iribagiza amaze kuba yamenya ko mama we akiriho, akaba ashaka kuba yabimenyesha na musaza we. Se biraza kuba byagenda gute? Se iribagiza araza kuba yabona mama we cyangwa we na musaza we bazabona mama we? Byose turaza kuba twabirebera hamwe. Rero nkora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, yuko filimi yacu itangiye kuba yaryoha cyane, itangiye kuba yagera ku rundi rwego, yuko iribagiza na musaza we bagiye kuba bafatanya kuba bashaka mama wabo kugira ngo babashe kuba bamubona, babone kuba bakugira ikindi kintu na kimwe bakora. Bagiye gushaka bafatanya na ba Kamarade ndetse na Emile nk'uko mbere hose basanzwe bafatanya. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane. Mama iribagiza aramutse abonetse, mama iribagiza bakamuha umuti akabasha kuba yabonana n'abana be, kubera ko byaba ari ibintu byiza cyane. Bagiye bakabona uriya musaza Papa Kamarade, yuko twabonye ko ari dogiteri, niwe ufite buri muti wose wabasha kuba yavura buri kintu cyose cyo muri uyu muryango. Uri kumva ko rero dogiteri agifite akazi kenshi ko kuba yakora, ndetse Kamarade na Emile bo bakomeje kuba bajya inama y'uburyo bagomba kuba bashaka mama iribagiza kugira ngo bazabashe, nibabasha kuba bamubona bazabashe kuba babibwira iribagiza. Kandi twebwe twamaze kubona ko iribagiza yamaze kuba yabyibuka neza ko mama we atigeze apfa. Rero uri kumva ko filimi yacu igiye kuba yagana ahandi hantu haryoshye, igiye kuba yajya ku rundi rwego. Se ni ibintu ki byagiye biranga iyi filimi? Ese Fisto we ibyo bizagerera he? Kubera ko twabonye ko akomeje kuba yagambanira uyu muryango wo kwa Cyusa, nta kintu na kimwe agikora, kubera ko asigaye akorera Fabiola, kubera ko arimo aramunekera Fisto, ari kugumya ashukwa n'amafaranga akagambanira umuryango wamureze. Kandi twamaze kubona ko uyu muryango wa hano kwa Cyusa umufata nk'umwana mu rugo, nubwo ari umukozi uhembwa ku kwezi, ariko ikibazo cyose atanzemo aracyumva, kirumva mama Cyusa akabasha kuba yamufasha. Rero ibintu yakoze hano mu runo rugo ntabwo ari ibintu byiza cyane, kubera
kubera ko afite imihigo yo kuba yarimbura uyu muryango Iribagiza ndetse na musaza we n'undi wese ushaka kuba yajya kuba yakiza Iribagiza kugira ngo Rugema azabone uko atwara imitungo y'uko Rugema ibyo bigiye kuba byamurangiraho kubera ko Iribagiza yabashije kuba yakibuka buri kintu cyose cyamubayeho. Uri kumva ko Rugema ari bwo bwoba afite, ariyo mpamvu ashaka kuba yakica buri muntu wese ufite uruhare mu kuba Iribagiza yakibuka buri kimwe. Rero ntabwo ari ibintu byiza Rugema arimo aratekereza, kubera ko ibyo arimo aratekereza byose bigiye kuba byamupfana, kubera ko Iribagiza yamaze kuba yakibuka buri kimwe. Uri kumva ndetse na musaza we akaba yakize bwa burozi Fiston yari yamuhaye. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane Iribagiza yabashije kuba yakanguka, ariko ntabwo ibintu bimeze neza kubera ko yakangukanye agahinda kuba yamenya igihe cyose yibutse buri kintu cyose cyagiye kimubaho ahita agira agahinda agatangira kuba yakiheba. Niyo mpamvu mubona Iribagiza muri ino filimi yacu atishimye muri ino minsi. Ni ibintu ari kugenda yibuka Rugema ndetse na Nyirantambara bagiye babakorera. Ese ibintu biraza kuba byagana ese Rugema we ibyo bizagenda gute? Ko Iribagiza twari tuzi ko ari umwana mwiza witurije udafite buri kintu cyose, nubwo twabonye ko yagiye hariya yakuriye kwa Rugema mu mitungo y'iwabo agasanga bashyizeho umuzamu utamwemerera kuba yakinjira hariya mwa ruriya rugo. Se ibyabo bizagenda gute? Rero nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota, ugishaka kuba wasobanukirwa buri kimwe, ushaka kujya ubona filimi Inzira y'Umusaraba, nkandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe, nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima, yuko ni ibintu byinshi cyane tugiye kuba twarebera hano muri ino filimi yacu bikomeje kuba byashimisha abantu benshi. Se iyi filimi yacu murabona iri kugana hehe? Ni byinshi rero tumaze kuba twabonamo yuko Rurangirwa nawe agiye kuba yafatanya na Iribagiza, ndetse tukaba tumaze kubona ko na mama wa Iribagiza akiriho, kandi uri kumva ko ari ibintu byiza cyane kuba Rurangirwa na Iribagiza bagiye kuba bafatanya kuba bashaka mama wabo. Ese Rugema we namara kuba yamenya ko Iribagiza na Rurangirwa bagiye kuba bashaka mama wabo, araza kuba yakora iki? Byose turaza kuba twabirebera hamwe, yuko ni ibintu byinshi bikomeje kuba byaranga iyi filimi yacu. Episode iraza kuba yakurikira iyi ngiyi, turaza kuba turebamo ibintu biraza kuba bishimisha abantu benshi. Rero ibitekerezo byanyu ni ingenzi, n'abantu bifuza ko Iribagiza ubukwe bwe bwaba, mujye aho hasi muri comment muvuga ati dushaka ubukwe bwa Iribagiza, yuko ni ibintu byiza cyane mutegereje hano muri ino filimi. Biraza kuba mubona, biraza kuba byatungura abantu benshi. Rero nkora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza. Mwakumva iby'uyu mwana Fiston yakoze ko atari ibintu byiza cyane kuba yararezwe n'uyu muryango ukabasha kuba wamukuza. Yakuriye hano kwa Cyusa, buri kimwe cyose bakimumenyeraga, ariko ntabwo yigeze ababwira agahinda ke, ntabwo yigeze ababwira umubabaro we ngo babashe kuba bamufasha, ahubwo yagiye kuba yashakira ibisubizo bye ahandi hantu, kubera ubukene, kubera gushaka amafaranga, kubera gushaka ibintu byinshi cyane mu gihe gitoya. Nibwo yaratangiye kuba yakiga kuba yaroga, ahera kuri musaza wa Iribagiza yuko yashaka kuba yabarimbura bose, musaza wa Iribagiza ndetse na Iribagiza. Ese wowe Fiston wamugira iyihe nama? Jya rero jyaho hasi muri comment utangemo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo filimi Inzira y'Umusaraba. Nimba uri kubona n'iryo jambo ryanditseho subscribe uri kandeho, kubera ko uyu mwana Fiston ibintu ari gukora ntabwo ari byo. Se izi mbabazi yasabye zo zivuye ku mutima cyangwa aracyagumya kuba yakorera Fabiola? Byose nibyo turi kugenda turebera hamwe bigiye kuba byaranga iyi filimi episode igiye kuba yakurikira iyi ngiyi. Rero uri kumva ko ibintu bigiye kuba ari byiza cyane kuba Fiston yabashe kuba yasaba imbabazi, nubwo tutabizi neza nimba azikuye ku mutima cyangwa ataragumya kuba yafatanya ndetse na Rugema ndetse na Fabiola, kubera ko Rugema ibyo bigiye kuba byamupfana ndetse na Fabiola imipango yabo igiye kuba yapfa, kubera ko isosi yabo yamaze kuba yagwamo inshishi nk'uko Fiston yabibabwiye, kubera ko musaza wa Iribagiza yabashe kuba yakanguka noneho yibutse azi buri kintu cyose. Nabwe ntabwo yigeze yibagirwa, ahubwo bari bashatse kuba bamuroga kugira ngo ahite yibagirwa, ahite apfa amara ye acikaguritsemo kabiri. Ariko Emile na kamarade bakoze igikorwa gikomeye cyane cyo kuba bazanira uyu musaza wa Iribagiza umuti, akabasha kuba yawunywa agahita none akaba yakangutse. Rero ni ibyishimo cyane ku bakunzi ba filimi Inzira y'Umusaraba. Nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe uri kandeho kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, kandi nimba wishimiye ko musaza wa Iribagiza yabashije kuba yakanguka noneho akaza nawe ameze neza, noneho nawe agiye kuba yajya mu
mu ngamba zo kuba yashaka Rugema ku buryo uburyo yamwiciyemo ababyeyi, kandi twamaze kubonamo ibindi bintu bikomeje kuba byaba byiza hano muri ino filimi yacu byabashije kuba byashimisha abakunzi ba filimi z'umusaraba, kubera ko twabonye noneho ko mama Iribagiza yabashije kuba yaza muri ino filimi. Abantu bari bamaze iminsi bamushaka, abantu bari bamaze iminsi batanga ibitekerezo byabo, se abantu bifuza ko mama Iribagiza yamenyana na ba Iribagiza akamenya ko afite abana, kubera ko twamaze kubona ibintu Rugema yamukoreye atari ibintu byiza cyane. Rero Rugema mumaze kuba mwakumva ibye, kubera ko agiye kuba yahanwa, kubera ko afite ubwoba, yatangiye kuba yajya kuba yakegereza uyu mugore mama Iribagiza mu cyaro. Rugema ashaka kuba yatoroka ngo ave hariya mu mujyi yizire mu cyaro hasigare Fabiola. Ese Rugema biraza kuba byamuhira? Rero nimba tubashije kuba twagerana hano kuri uno munota tukiri kumwe, ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, rikandeho, nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe, niba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amayomoji y'umutima, kugira ngo turebe ko kuri uyu munota twari turi kumwe n'abantu babashije kuba badukurikira, yuko ni ibintu byinshi byabashije kuba byaranga iyi filimi, kubera ko tumaze kuba twabonamo mama Iribagiza abantu benshi twari dushaka kuba twabona bakunda filimi nz'umusaraba, kandi turaza kuba twabonamo n'ibindi bintu bigiye kuba byanezeza abantu, kubera ko Iribagiza na musaza we noneho bagiye kuba bakora ibintu bidasanzwe, kubera ko bagiye kuba bajya mu rukiko bakajya kuba barega Rugema. Uri kumva rero ko ari ibyishimo gusa ku bakunzi ba filimi z'umusaraba. Ese episode iraza kuba yakurikira iyi ngiyi biraza kuba bimeze bite? Ni byinshi cyane turi kugenda turebamo byagiye biranga bimwe na bimwe, tugahita dusubira inyuma tukarebamo mu byahiseho ibintu bimeze bite. Rero kora subscribe nimba tugeze hano kuri uno munota ukiri kuribona iryo jambo ryanditseho subscribe, kugira ngo dukomeze kugendana ibintu bimeze neza, tureba ibintu biraza kuba bigana hehe, kubera ko turi kugenda tubonamo ibintu biri kugenda bitungura abantu benshi bakunda filimi z'umusaraba, batari biteze ko biraza kuba byazamo, yuko ni byinshi turaza kuba twarebera hamwe. Ese Iribagiza we ko twabonye ko yari atashye avuye hariya kwa Bacyusa, atashye iwabo aho yakuriye hariya aho twakita nko kwa Rugema, nubwo ari mu mitungo ya ba Iribagiza, ariko ibintu byamubayeho ntabwo ari ibintu byiza cyane, kubera ko yabashije kuba yasuzugurwa, babasha kuba bamutangirira ku muryango kugira ngo atabasha kuba yakinjira hariya kwa Rugema mu gipangu. Rero uri kumva ko Rugema we ibye bikomeje kuba byaba byinshi, akomeje kuba yakongera amakosa menshi cyane, kubera ko Iribagiza n'ubundi niyo ataba hano kwa Rugema ntabwo yabura haba yuko yajya no kuba kwa Cyusa, akabasha kuba yahaba kugira ngo bazabashe kubona uko bihorera neza kuri Rugema, cyangwa akajya kuba yabana na musaza we. Ariko Fabiola we ntabwo ibi ngibi yigeze abikozwa, kubera ko Iribagiza yari ashatse kuba yakinjira hano muri iki gipangu. Fabiola ndetse na Zamu yabanje ko yamutangira amubaza aho ari kujya, yuko Zamu yamubwiye ko atemerewe kuba yakinjira hano mwa kino gipangu, kubera ko we na musaza we babujijwe. Twabonye ko Rugema yatanze amategeko abuza Iribagiza na musaza we kuba bakinjira hano. Rero uri kumva ko Fabiola we yahise aza noneho afite kwishongora kwinshi cyane, kubera ko mumenyereye Fabiola n'ubwiyemezi bwe, aza atangira kuba yakemera kuri uyu mukobwa. Iribagiza amubwira ko bamuciye hano muri uno muryango atagomba no kongera kuba yakandagira, kubera ko Fabiola ngo atasuzugura amategeko ya Rugema, Rugema ari bugena byose. Rugema rero uri kumva ko ibye we bikomeje kuba byatera abantu benshi urujijo, kubera ibintu akomeje kuba yakora, kubera ko akomeje kuba yadukutungura abantu benshi bakunda filimi z'umusaraba, kubera ko twabonye ko yabashije kuba yaroga n'uriya mama Iribagiza kugira ngo babashe kuba babana, kubera ko yamuroze nawe kugira ngo azabashe kuba yakibagirwa buri kimwe cyose nk'uko Iribagiza yari ameze. Iribagiza nta kintu yibukaga, niko na mama we ameze. Rero uri kumva ko akeneye umuti kugira ngo abashe kuba yakanguka, noneho ngo yibuke byose, kugira ngo nawe amere nka Iribagiza, abashe kuba yacana ku maso, yibuke ibyo Rugema yamukoreye, kubera ko yamwiciye umugabo, akabasha kuba yamuroga, noneho agahita amugira umugore, kubera ko uriya mugore nta kintu yibuka. Rero uri kumva ko Rugema ibintu yakoze atari ibintu byiza cyane. Rero nimba umaze kuba wasobanukirwa, ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, rikandeho kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza. Nimba ufite n'ibitekerezo ushaka kuba watanga, ushaka ko bizaza muri filimi z'umusaraba, ujyaho hasi muri comment witonde wandike neza amagambo asomeka, kugira ngo tuzabashe kuba twabisoma, ari ibitekerezo byabasha kuba byafasha bagenzi bawe, n'inama ushaka kuba wagira umukinnyi runaka hano muri no filimi, bitewe n'uburyo ari kugenda akina, bitewe n'uburyo ari kugenda yitwara, yuko ni ibintu byiza cyane nyine bikomeje kuba byaranga iyi filimi yacu, bikomeje kuba byashimisha abakunzi ba filimi z'umusaraba. Rero tuzajya duhura dusubira tureba se episode iraza kuba yakurikira
gukurikira iyi ngiyi birazaba bimeze bite. Rero kora subscribe kugira ngo utazajya ubasha kuba wacikanwa n'izi video tugenda tubagezaho umunsi ku munsi, yuko ni video nyinshi kandi zikomeje kuba zakushimisha abakunzi ba filimi z'umusaraba, yuko turi kugenda tubonamo ibintu byinshi bikomeje kuba byatungura abantu muri no filimi yacu. Umaze kuba wakiyumvira ibintu bimaze kuba byaranga iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Rero ni byinshi bigiye kuba byaza, jyaho hasi muri comment utangemo ibitekerezo wifuza ko byazajya biza hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, kugira ngo tubashe kuba twabisoma, tubashe kuba twabikurikiza, yuko ni ibintu byiza cyane bikomeje kuba byaranga iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba. Turaza kuba tuyireba mu kanya tuyikurikira, tureba ibi bintu twabashe kuba twababwira hano.